Your Excellency, the Ambassador of France in Rwanda, Monsieur Antoine, abahagarariye Minisitiri y'Uburezi, DG wa REB, abahagarariye AFD, Monsieur Arthur Germont, Vice Mayor wa Huye, uhagarariye akarere ka Huye, ndetse n'uwa Gisagara n'abahari, abaperezida b'amafederasiyo bitabiriye iki gikorwa, abahagarariye amashuri bose bari hano, abayobozi mu byubahiro byanyu, abana, abakinnyi n'abarezi, mwiriwe. Tunejejwe no kuba turi kumwe namwe uyu munsi mu gusoza iki cyumweru cy'impano mu mikino mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2024. Iki gikorwa cyahariwe gushakisha, gutegura no kumurika impano zidasanzwe z'abakinnyi b'ingimbi n'abangavu mu Rwanda. Iyi mikino ni ishingiro ry'imbaraga siporo ifite mu guhuriza hamwe Abanyarwanda, iterambere n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Nk'uko bayivuze, intego nyamukuru y'iki cyumweru cy'impano muri siporo ku rwego rw'igihugu yo gushakisha no gushyigikira abanyeshuri bafite impano nziza, gushyiraho urufatiro rw'abazavamo abakinnyi beza b'ejo hazaza. Mwumvise amarushanwa ateganyijwe mu myaka iri imbere. Ntabwo rero iyo utegura irushanwa uritegura umunsi umwe, bisaba ko dutegura tuzi icyo twifuza mu myaka 2, 3, 5 iri imbere. Mu minsi ishize twatoranyije kandi dushyira mu byiciro abanyeshuri bagaragaje impano zidasanzwe, tukaba dufatanyije n'amafederasiyo y'imikino ndetse n'impuzamashyirahamwe y'imikino mu Rwanda, Komite Olympique. Tuzabafasha gukomeza guhuza impano zabo. Ndashaka ngo mumfashe gushimira amafederasiyo yitabiriye kandi yadufashije gutegura izi kompetisiyo ziri hano. Ubufatanye ni ingenzi cyane mu kwitegura imikino itandukanye, ariko ntabwo twabigeraho tudakoranye n'amashuri, kuko muzi ko abana n'impano dufite amasaha menshi baba bari ku mashuri yabo. Ndashaka ngo mboneho umwanya wo gushimira abayobozi b'amashuri b'ibigo by'amashuri bari hano, ariko nanone tubahumuriza yuko siporo itaje kugira ngo ihungabanye cyangwa igire icyo yangiza ku myigire, ahubwo irayifasha, kuko ubundi abahanga aba ari n'abasportifu. Mabamwe y'amashi. Banyeshuri, bana bacu, rubyiruko rufite impano, gukomeza murota, ndavuga ni dream big, kandi mukomeze umuco wo guhatana no gutsinda, kwemera gutsinda ariko mukemera no gutsindwa mu bwubahane. Iyo ni fair play. Kandi mukirinda imyitwarire idahwitse nko kunyuranya n'amategeko, kwirinda urugomo no gudaha agaciro abandi, baba ari abarezi, baba ari n'abakinnyi. Icy'ingenzi kandi ni ugukomeza kwitwara neza no mu masomo, kuko ubuzima ntabwo burangira muri siporo gusa. Ubwo bumenyi mufite buzabafasha mu mpano zanyu, ariko buzanabafasha igihe muzaba mwarangije cyangwa se mwashoje igihe muri siporo, muziyambaza ubwo bumenyi mwize, mukomeze mubeho. I want to express my gratitude to everyone who has made this event possible. Special thanks to Huye District for being a vibrant hub for school sports and for hosting us today. Huye izwi nk'igicumbi cya siporo, yari izwi cyane nk'igicumbi cya siporo, ariko turashaka noneho ko igaruka, haba ari mu ma interscolaire, haba ari mu makaminuza. Nibyo ngira ngo na Vice Mayor yavugaga yuko iyo tuje kureba siporo gutya, ubundi abanyeshuri bose bakunze kuba buzuye hano, kuko amahirwe baba bagize yo kuza kubona imikino ngira ngo yabashimishije.
ubu nubwo ngo yaba yabacitse kuko kuza kureba match n'ubuntu. Icyo rero tujye tukitwararika abana ntitubiye mu mahirwe yo kubona ibyiza n'impano ziba ziri hano. I want also to express my thanks to the Embassy of France and IFD for your unwavering support and shared belief in Rwandan vision for sport development. Your investment has to be here, and this, I think, is a good example for other partners that the best investment is in development. Minisitiri, I would like also to thank your presence here, but we also thank our collaboration. Turifuza ko turenga aho twari dusanzwe dukorana, kuko ni ku nyungu zaba ari iz'uburezi, zaba ari na siporo, kandi abana baduhuza badutegerejeho byinshi. Icyo bategereje ni uko twebwe tubereka icyo gukora. Ndashimira abadufashije gutegura iri rushanwa. Hari abakozi batandukanye, ariko cyane cyane n'ibigo byadufashije kwakira abana. Tuzakomeza tuyambaze kuko iri rushanwa ntabwo rije umunsi umwe gusa, n'iminsi iri imbere tuzagaruka. Nongeye gushimira za federation, ariko nanone mbaho umukoro yuko icyo tuba tubaziho nuko baba bafite ubwo bumenyi bwo kuvana cyangwa guha impano, guha ubushobozi abana bafite impano, ariko turasaba cyane yuko bagera mu mashuri. Iyo tuvuga amashuri ntabwo tuvuga segonderi gusa, turavuga n'amashuri mato, kuko iyo umwana umufata hakiri kare ukayimukundisha siporo, ukakuziye impano afite, noneho ukamugayidinga kugeza igihe abaye umwana uhagarariye igihugu, kandi turabishoboye. As we close this year National Sport Talent Week, let us commit to supporting our young athletes, encouraging them to dream big, ensure they have the resources and opportunity they need to succeed. With our shared dedication, I'm confident that Rwanda will continue to produce outstanding talent driven by a spirit of unity, resilience, and excellence. Sinarangiza nta kumoje kucyo nyakubahwa ambasaderi yavuze ngo u Rwanda ruzwiho kwakira competition zikomeye kubera ibikorwa remezo rufite, ariko hari hageze yuko muri izo competition nazo tuzitsinda tukazitwara. Nibaza ko duhereye kuri abana mwabonye hano n'abandi bose bagiye basigara, icyo umukuru yaduhaye tuzabugeraho, ariko dufatanyije. Thank you all for your presence, your hard work, and your steadfast commitment to the future of sport in Rwanda. Murakoze, merci beaucoup.